Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Iyi ni Beganje TV. Amazina yanjye nitwa Nganje. Ushobora kuba nawe wibazaga ikibazo kigira kiti: ese ibiro by'umukuru w'igihugu ni inzu imeze ite, yubatswe ryari, ikorerwamo n'abandi? Village Urugwiro ni inyubako y'amateka akomeye cyane mu Rwanda. Village Urugwiro ni inyubako yubashywe kuva icyubakwa kugeza na n'ubu ngubu. Benshi tuyirebera kure kubera icyubahiro tuyigomba nk'ibiro bicurirwamo icyerekezo gitumye u Rwanda ruba ubukombe ku isi yose, ikaba isoko y'amahoro aduhesha ibikombe mu mahanga. Ni inyubako y'amateka kuko abagera kuri 50% by'abanyarwanda bariho ubu ngubu bavutse iyi nyubako ihari. Iganje ku Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho imaze imyaka isaga 50. Village Urugwiro yubatswe mu 1975, yubakwa n'umuryango wahuzaga ibihugu bya Afurika cyane cyane ibyakolonijwe n'Ubufaransa ndetse n'ibikoresho ururimi rw'Igifaransa muri rusange, Organisation Commune Afrique et Malgache OACOM. Uwo muryango kuri ubu ngubu wazimye utagikora, u Rwanda rwawinjiyemo mu mwaka w'1965. Naho mu 1975 u Rwanda nibwo rwagombaga kwakira iyo nama yagombaga kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 15. Byari ihurizo rikomeye ku gihugu nk'u Rwanda, cyari gifite hoteli nke zitwa ko zikomeye muri icyo gihe nka Mille Collines, Diplomate zari zigezweho icyo gihe, ariko zifite ubushobozi buke bwo kwakira abashyitsi baringaniye. Nkwibutse ko iyi ni Beganje TV. Iyi nkuru mu gihe wayikunze ushobora gukanda kuri like. Muri icyo gihe u Rwanda rwiteguraga kwakira inama. Inyubako za mbere za Village Urugwiro zubatswe ku mafaranga yatanzwe na OACOM nk'uko Rucagu Boniface, umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye, yabibwiye igihe dukesha iyi nkuru. Inama ya OACOM irangiye, inyubako za Village Urugwiro zeguriwe leta y'u Rwanda, nayo izihindura hoteli yakiraga abifite muri ibyo bihe. Nubwo Village Urugwiro yabaye hoteli mu gihe u Rwanda rwabaga rwakiriye inama zikomeye, yakomezaga kwifashishwa mu kwakira abashyitsi ba leta. Urugero ni tariki ya 21 na 22 Gicurasi mu 1979, ubwo u Rwanda rwakiraga inama ya gatandatu ihuza Ubufaransa na Afurika, yanitabiriwe na perezida wari uyoboye Ubufaransa icyo gihe, Valéry Marie-René Georges Giscard. Mbere y'uko iyo nama iba, Ubufaransa bwari bwatanze amafaranga yo kwagura Village Urugwiro no kuyivugurura kugira ngo ijye ku rwego rwo kwakira inama ikomeye nk'iyo, nk'uko biri mu nyandiko z'ibanga za ambasade ya Amerika mu Rwanda muri icyo gihe zashyizwe hanze n'ikinyamakuru Wikileaks. Uwo mwaka ni nabwo hubatswe hoteli Novotel Umubano, kuri ubu ngubu yabaye Marasa Umubano Hotel, nabwo ku mafaranga yatanzwe n'Ubufaransa. Rucagu avuga ko nyuma yo kwagura Village Urugwiro yasigaye igizwe n'inyubako cyangwa apartment zisaga 20 zirimo amacumbi agizwe n'ibyumba by'inama n'ibindi. Kwibutse gukanda like na subscribe mu gihe uri mushya kuri uyu muyoboro wacu. Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu mwaka w'1973, yahise asesa inteko ishinga amategeko, yongeye kuyisubizaho mu 1981. Abadepite ba mbere 70 b'inzibacyuho batangira imirimo yabo haciyemo umwaka mu 1982. Kubera ubuke bw'amacumbi muri Kigali, leta yemereye buri mudepite icumbi muri Village Urugwiro, dore ko abenshi babaga baturuka mu bice bya kure badashobora gukora bataha iwabo. Mu 1983 habaye amatora y'abadepite. Rucagu Boniface abumwe muri bo, ubwo yatangiraga imirimo ye mu mwaka w'1984, nawe ahabwa icumbi muri Village Urugwiro. Umudepite yahabwaga icumbi gusa, ibyo kurya kimenya. Rucagu avuga ko mu badepite 70 abasaga 40 babaga muri Village Urugwiro kuko babaga baturuka mu bice bya kure. Uwabaga yifitiye inzu ye i Kigali yayibagamo leta ikamumenya, ikamuhereza amafaranga y'icumbi. Rucagu ati uwabaga yifitiye inzu ye bamuhaga amafaranga, ariko babanje kubyanga bavuga bati kuki mushaka kurara mu nzu zanyu kandi ko abageneye inzu za leta. Baraburana, ariko byaje gukemuka, bakajya babamenyera amafaranga yabo y'icumbi. Icyo gihe abadepite babamo, inzu zasagukaga zakomeje kuba ibyumba bya hoteli bisanzwe. Abashaka kubiraramo bakaza bakishyura nk'ibisanzwe. Nubwo hari hoteli n'amacumbi y'abadepite, Perezida Habyarimana
yahashyize ibiro ariko akajya bizamo rimwe na rimwe kuko ibiro nyamukuru byari mu mujyi wa Kigali rwagati ahubatse ibiro by'umujyi wa Kigali magingo aya. Rucagu aracyatuganirira ati iruhande rw'izo nzu haruguru y'ahahoze resebusiyo niho hari ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri izo nzu zose ahagana ku rwinjiriro yari yarafashemo inzu y'ibiro bye, izindi zose zikomeza kuba hoteli. Yari ibiro bya kabiri yazagamo nka rimwe cyangwa kabiri mu kwezi. Buri nyubako muri izo zari zigize hoteli Village Urugwiro yabaga ifite icyiciro runaka ibarizwamo. Rucagu wahabaye mu gihe kingana n'imyaka 10 ari umudepite avuga ko buri nyubako yabaga ifite ibyumba bitatu, ni ukuvuga A, B na C. Icyumba A cyabaga gifite ibyangombwa nkenerwa byose birimo uruganiriro, uburiri, ubwiherero, igikoni, harimo na firigo n'ibindi. Kikaba kigenewe umukuru w'igihugu mu gihe habaye inama cyangwa undi muntu wo ku rwego rwo hejuru wakirayemo. Hafi y'icyo cyumba nyamukuru habaga ikindi bise B, kikararamo umuganga w'umuntu mukuru waraye muri A. Ni ukuvuga ko niba haraye perezida muri B hararagamo umuganga we, naho muri C hakararamo abarinzi be. Mu gihe habaga habaye inama zikomeye, abadepite bari barahawe amacumbi muri Village Urugwiro basabwaga kuvamo bakazagaruka inama yararangiye. Rucagu agira ati batumenyeshaga mbere y'ukwezi tukavamo bakahakoropa, bakahasukura, bakavanamo umwanda wose, tukazagaruka inama yararangiye nabo baragiye. Ubwo imirimo y'inteko twariyeranjaga, ntabwo twabaga tugikorera muri Village Urugwiro. Village Urugwiro yakomeje kuba hoteli kugeza mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside imaze guhagarikwa muri Nyakanga uwo mwaka, leta y'ubumwe imaze kurahira, Village Urugwiro aho kuba ibiro bidahoraho by'umukuru w'igihugu yahindutse ibiro byuzuye bya minsi yose by'umukuru w'igihugu kugeza na magingo aya. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu, nizere ko iyi nkuru yagushimishije. Niba yakunejeje ndagusaba gukanda like ndetse ukayisangiza n'inshuti zawe, ukaduha n'igitekerezo. Amazina yanjye nitwa Nganji, naho iyi ngiyi yari Big Nganji TV. Imana ibarinde.